kurusha wenda tuvuge nk'umugore warangije kubyara. Hakaba wenda n'ibibyimba bifata abantu bitewe n'imyaka, uko imyaka ikura hari ibibyimba bimwe bishobora kuza bitewe n'uko wakuze cyane, ariko ntabwo nanone bivuze ko kugira imyaka myinshi bivuze ko byanga byakunda uzagira icyo kibyimba. Uvuga ku bishobora gutera nyine ibyo bibyimba ku mugani nk'uko hari n'ibishobora kuba byapfa kwizana. Muri ibyo umuntu ashobora gutekereza ko nta kintu runaka cyabizanye mu muryango, nta bisanzwemo. Hari imyumvire y'uko ngo stress cyangwa se kubabara by'igihe kirekire ngo bishobora kuba byatuma umuntu agira ibibyimba byo mu mutwe. Ibi mubivugaho iki nk'abaganga? Byaba ari imyumvire kuko nta gihamya gihari kigaragara cy'uko hari abantu bavuga ngo stress hajemo, hari n'ibi bya telefone, uretse ko telefone ishobora gusanga nk'aba bantu bakoresheje sinzi ukuntu nabyita mu kinyarwanda radiation, abantu bigize nko gukorerwa nk'ubuvuzi bwa kanseri ni nk'ahandi hantu bakayishiririza ya mariyo X batanga rimwe na rimwe ashobora kupredispose, ni muri za facteur de risque twavuze kuba warwara ikibyimba cyo mu mutwe. Hari conception ariko ntago ni nk'imyumvire, ntago nta bushakashatsi bwari bwabyemeza by'uko wenda ngo muri telefone hashobora kuba hari iyo ayo maradiyo ashobora kuba ya predispose umuntu kurwara nk'icyo kibyimba, ariko nta gihamya gihari. Ni ibintu navuga ko nta makuru yabibyemeza 100%. So stress rwose ntabwo ntekereza ko ishobora kuba ntabwo ari impamvu, ahubwo ishobora kuza nk'ibimenyetso nkuko nza kubigusobanurira, kuko bitewe n'aho cyagiye mu bwonko, buri gice cy'ubwonko gifite icyo gikora. Hari igice wenda gishinzwe nko ku imyitwarire, none ukabona umuntu yarahindutse, atari ya stress yakimuteye, ahubwo kubera ko cyari gihari kikamutera guhinduka. Warukomoje ku bijyanye n'ibimenyetso, kubera ko mu kiganiro Menya Wirinde, mu buryo bumwe bwo kwirinda ni uko umuntu ashobora kuba yamenya ibimenyetso by'indwara runaka. Wenda nabyo turaza kubigarukaho, kuko akenshi dukunda kumva abaganga mudutangariza ko umuntu aramutse yivuje hakiri kare aba afite amahirwe menshi yo kuba yakira. Aha, umuntu ufite ibibyimba byo mu mutwe, ibimenyetso ashobora kuba yakwibonaho ariko bitararengerana, hanyuma uraza no kutubwira wenda n'ibimenyetso ashobora kwibonaho noneho byaramaze no gutinda. Aho cyameze niho hari butange ibyo bimenyetso. Muri rusange umutwe wenda w'umuntu umaze gukura nyuma y'imyaka 2, kuko mbere y'imyaka 2 amagufa y'umwana aba atarafatana, ibimenyetso bishobora gutandukana. Ni ukuvuga ngo abana bakiri batoya kubera ko amagufa yabo ataratandukana, ikintu cya mbere gihita kigaragarira umubyeyi ni uko umutwe wiyongera. Icy'ingenzi gikunze guhita kigaragara, abantu barwara umutwe ariko ntabwo ari wa mutwe tuvuge wenda umuntu ahita avuga ati yamaranye umutwe imyaka 20 cyangwa iki. Akenshi ni umutwe usa nkaho ufashe umutwe wose, usa nk'uzengurutse, umutwe udapfa kuvurwa n'imiti isanzwe cyangwa paracetamol ngo wumve uroroshye. Akenshi uwo mutwe iyo presiyo yiyongereye akunda kujyana no kuruka no gutangira kutabona. Abantu benshi kubwira ko ndabona ibikezi, ibyo nibyo bimenyetso 3 bya mbere byerekana ko presiyo yiyongereye mu bwonko. Ni ibimenyetso wenda nibaza ko n'umuturage n'undi muntu wese akamenya ko hari ikintu cyagiye mu mwanya utari uwacyo. Noneho bitewe rero nk'uko nahoze nkubwira, ubwonko bufite imirimo itandukanye. Tuvuge wenda nk'igice cy'imbere, hari igice gishinzwe imyitwarire, gutekereza, kwibuka, ibintu nk'ibyo. Hakaba igice wenda gishinzwe gutuma tugenda, hari igice gishinzwe gutuma tuvuga, hari igice gishinzwe gutuma tureba. Bitewe n'aho cya kibyimba kiri, gishobora kubangamira kimwe muri ibyo bice. Ibimenyetso rero bizaturuka kuho kiri. Tuvuge niba kiri aho umuntu atuma atekereza. Hari abantu benshi tubona cyane kubona ikibyimba cyararengereye, ariko kubera ko umuntu yatangiye afite bya bimenyetso byo guhindagurika,
abantu bakagira ngo yarahindutse ntawamenya yagize depression, nibyo bya bindi wambazaga tubona yarahindutse, bikamara ndetse n'imyaka myinshi umuntu afite ibyo bimenyetso kandi abantu koko babibona, ariko nta muntu watekereje ko gishobora kuba ari ikibyimba. Icyo nicyo kimenyetso mbona gikunze gutuma ibibyimba bitugeraho byarabaye binini cyane, abantu bagomba kwitondera. Ikindi kimenyetso, ubundi umutsi w'amaso ni umwe mu mitsi yoroshye cyane ku buryo iyo cya kintu kidasanzwe kirimo cyinjiye muri bwa buso bufunze, umutsi w'amaso uroroshye cyane, utangira guhita upfa vuba vuba. Ni ukuvuga ngo abantu batangira guhita babona iyo ya volume, ubwonko bugira ubwo bushobozi bwo kwihanganira ikintu kikabusunika nk'igihe kirekire, imyaka myinshi, ariko bukageraho bukananirwa. Iyo ya volume rero yabaye nyinshi cyane, hari igihe abantu batangira guhuma. Abantu benshi rero batugeraho benda guhuma, ariko wasubiza inyuma ugasanga hari ibimenyetso byari bihari mu myaka 3-5 ya mbere, wenda abantu batigeze bamenya, bagiye ufite nabonaga yarahindutse ariko ntabwo nari nzi ko ari ikibyimba, noneho akaba yakugeraho yenda guhuma. No guhuma rero bikaba bitewe se yarahumye burundu, hari igihe nubwo wakivura utabisubiza inyuma, ese ni umutsi w'amaso utsikamiwe, icyo gihe biba bivuga ngo kibage vuba vuba kugira ngo yongere abone. N'ibindi bimenyetso nk'uko nakubwiye by'imisemburo, se ushobora ibikora imisemburo ikaba yakiyongera, abadamu bakagira amashereka bataba batari konsa, abagabo wenda bakumva imbaraga cyangwa iki byagabanutse, tuvuga wenda nk'iyo testosterone yagabanutse. Mbese bitewe naho icyo kibyimba kiri, kigenda gitera ibimenyetso bituruka aho hantu. Igeze gukomoza ku bana, umuntu ahita agira amatsiko yo kwibaza ngo n'abana nabo bashobora kurwara ibi bibyimba byo mu mutwe. Hanyuma ubwo naboneraho natubwire se ubundi ni bande bugarijwe cyane, cyangwa se twavuga baba bafite ibyago byinshi byo kuba barwara ibibyimba byo mu mutwe. Muri rusange, wenda tureka kuvuga ibibyimba, kanseri muri rusange zifata abana, hari uko bashobora cyangwa se uko byizwe berekana ati iyi niyo kanseri iza ku mwanya wa mbere muri zose hamwe. Hari izifata amaguru, hari izifata mu nda, hari izifata hari izifata mu mutwe, hari izifata mu maraso. Akenshi izifata mu maraso ntabwo ari cya kintu kiri solide wafata ngo ni ikibyimba wabaga, usanga nyine biri mu maraso bikavurwa, bifite nabwo uburyo bivurwa. Ni ukuvuga ngo muri kanseri zose zifata abana, ibyo bita leukemia cyangwa se leukemia ifata mu maraso niyo nimero ya mbere. Ariko wazifata zose ugasanga ibibyimba byo mu mutwe bije ku mwanya wa kabiri nyuma ya leukemia. Urumva rero ni ibintu biriho, wenda nuko tukiri bakeya kandi n'uburyo bwo kubibona bwari bukiri buke mu gihugu, ariko nibaza ko uko za scanner na za MRI zigenda ziboneka niko n'izo diagnostic zigenda zikorwa, abarwayi bakagenda batugeraho ari benshi. Donc abo bana bafite ibibyimba byo mu mutwe ubundi ni benshi, wenda hari abatatugeraho cyangwa se bakaba baritabye Imana, wenda batarabasha kubona ubuvuzi. None niyo ugiye kureba muri rusange dukuyeho leukemia, none yandi ifata mu maraso, ufate ikibyimba nyakibyimba muri kanseri zose, ibibyimba by'abana niyo nimero ya mbere. Nibyo bibyimba bya mbere biri solide muri kanseri zose zo mu mubiri. Ibyo ni ibintu abantu benshi batazi, ariko nibaza ko twakagombye gutekereza. Nabyo bikagira uburyo bigabanywamo, hari aho biteye n'aho byaturutse, harimo ibifite ubukana, kuko urumva turi kuvuga ikibyimba muri rusange, hari ibifite ubukana, aribyo wenda akenshi twita kanseri, hakaba n'ibindi biza bikamera aho bitagomba kuba byakameze, ariko ugasanga nta bukana bifite. Ibyo akenshi tuvuga ngo ni ibintu biri benign, ntabwo ari kanseri. Kanseri ubwo baravuga ngo ni kansa, ariko hakaba ibindi bibyimba bimera mu mutwe ariko bitari kansa, ariko nabyo bibangamira ubwonko cyangwa se bigatera ibimenyetso. Bitewe rero naho cyameze, hari ibifata abantu usanga bitandukanye n'ibifata abantu bakuru, ushobora guhita ubitandukanya bitewe naho cyameze. Muri rusange ibifata abana bikunda kubazahaza cyane, kuko bikunze kumera ahantu ahagana hano inyuma, usanga harimo agace gato cyane ku buryo kujya muri koma, kugira amazi menshi mu mutwe, ndetse n'ubukana bwabyo muri rusange byose hamwe usanga ari byo bifite ubukana buri hejuru, hakunze kuba harimo kanseri. Ariko hakaba n'ibindi bivurwa bidafite ubukana, bishobora gufata ibindi bice. Tukiri aho ngaho, birashoboka ko umuntu wenda niba yaragize umugisha yuko noneho bamubwiye ikibazo afite, wenda yari asanzwe afite biriya bimenyetso byose nk'uko mwabitubwiye, hanyuma agize umugisha bamenye indwara, bamubwiye ngo afite ikibyimba ku bwonko cyangwa se mu mutwe.
ni ryari kiriya kibyimba kiba kanseri? Ese ni mu gihe yatinze cyane kubimenya? Hari ibimera bikamera directement ari kanseri, nacyo wabikoraho, bitavuze ngo byigize kuba bitari kanseri biza guhinduka kanseri. Hari n'ibimera biri wenda bifite amahirwe mabi yuko bishobora guhindukamo kanseri biramutse bitinze. Ibyo bibaho, ariko cyane cyane mu bantu bakuru, ku buryo wenda umuntu ashobora kugira bya bimenyetso by'imihindukire akaba yabimarana imyaka myinshi, wenda akazatugeraho byaramaze guhinduka kanseri. Ariko mu bana muri rusange akenshi ibimera biri kanseri nyine biba ari kanseri directement. Ibitari kanseri nubwo bimera nabyo biba bitari kanseri. So mu bana byo biratandukanye. Noneho mu bantu bakuru wenda ibyo bibyimba nabicamo ibice bibiri. Hari ibituruka ku bwonko directement, hakaba n'ibindi biba byavuye ahandi hantu kubera ko byatangiye ngo kanseri yatangiye kujya ahandi hantu. Ubwonko nabwo buri mu bwakira uburwayi bwa kanseri bushobora guturuka ahandi hantu. Navuga ingingo 5 za mbere zikunze gutera kanseri mu bwonko, harimo ibihaha, kanseri y'ibere ku badamu, kanseri y'impyiko, kanseri yo mu mara, hakazamo na kanseri y'uruhu cyangwa se melanoma. Ibyo ngibyo akenshi iyo bitangiye kurenga inkombe bigashaka kugenda mu maraso bikajya ahandi hantu, ahantu hambere bikunze kujya ni mu bwonko. Ubwo ibyo babyita wenda uburwayi bwaturutse ahandi, bwa kanseri bwaturutse ahandi, icyo gihe uba ufite inshingano yo gushaka ese yaturutse. Niyo bimeze hari igihe akenshi bimera ari byinshi, bigira imyitwarire itandukanye n'ikibyimba cyaturutse ku bwonko muri rusange. Noneho ko ikibyimba cyaturutse mu bwonko kitavuye ahandi hantu nabyo bikagira ibice. Hari ibimera muri selile z'ubwonko biba byarabangamiye ubwonko, ugasanga yameze mu gice cy'ubwonko. Nibyo bishobora kubonekamo bya bindi bishobora gutangira hari ahantu selile zagiye zihinduka, noneho kubera ko bya bimenyetso bigenda ari bikeya bitagaragara bikagenda bihinduka ku buryo gishobora kuzahindukamo kanseri wenda umuntu atarabimenye. Noneho hakaba n'ibindi bimera iruhande rw'ubwonko ariko bitameze mu bwonko mo hagati, ariko kuko biri muri ka gasanduku navuga ngo gafunze kandi karimo presiyo ibaze bikabangamira ubwonko. Rimwe na rimwe akenshi muri rusange ibyo ngibyo bitameze mu bwonko ntabwo ari kanseri. Kenshi wenda navuga hafi 99% nta bukana biba bifite. Umuntu agize ibyago arwaye ikibyimba, tuvuge se wenda gishobora kuba ari iyo kanseri cyangwa se ni ikibyimba nk'uko mwabitubwiye, gishobora kuba nyine ari ikibyimba gusa cyaje mu mutwe, ashobora kuba yavurwa agakira neza ku buryo ari buze kuvuga ngo ubura amahoro, genda ukomeze ubuzima? Urugero rwiza naguha ni ibyo bibyimba bifata abadamu cyane cyane, nk'uko nabigiranya nk'ibindi bibyimba bifata nyababyeyi, ibyo twita miyome. Mu burya mu bwonko hari ibindi nabyo twita meningioma byibasira abagore, ndetse n'ubushakashatsi bwerekana ko byibasira cyane cyane abagore b'Abanyafurika. Bishobora guterwa n'imisemburo, rimwe na rimwe bigaterwa no kuboneza ya miti yo kuboneza urubyaro. Ngira ngo iki kintu twatangiye kugitekerezaho no kugikangurira, kuko muri ya miti batanga hari izwi byerekanwe muri ubushakashatsi ko hari ituma kiyongera cyo mu mutwe, kikaba cyakura cyane. Hari ibitugeraho ubona ukabona gifite santimetero 10, santimetero 10 aba nini cyane mu mutwe, cyarameze, ariko wasubira inyuma ugasanga wenda ni umudamu wabyaye imbyaro nyinshi, wakoresheje wenda izo moyens za contraception, no urumva aba yagiye kuri za facteur de risque se cyangwa se kuri bya bintu bimuha amahirwe mabi yuko cya kibyimba cyaza kandi kikanakura cyane. Uretse icyatubangamira ni ubwo ukuntu gikura kikaba kinini cyane, ukajya kikakugeraho cyarabaye kinini cyane, wenda ugasanga biragoye nko kumubaga kubera ko bari kinini cyane cyaratangiye kubangamira ubwonko. Ariko nk'iyo tugize amahirwe wenda ukakibona kikiri gitoya bihagije ukakibaga, mbe nabo ngabo iyo ugikuyemo uba umukijije burundu. Ushobora kumukiza burundu, ukakurikirana wenda iby'imisemburo, ugakurikirana iby'imbyaro, ukaba wamugira inama. Ariko turabafite benshi tubaga bafite ibyo bibyimba navuga bidafite ubukana, wenda kiri nk'ahantu heza ushobora guhita ugera vuba vuba bigakira n'ibitazigera bijyaho. Ikigorana muri abo nuko kimbe n'ibyo bibyimba bitagira ubukana bikunze kugira iyo ntuze iyo myitwarire idasanzwe yo kujya nk'ahantu habi,
ugasanga cyagiye hagati y'imitsi igaburira ubwonko, ugasanga nko kukibaga biragoranye. Noneho tugiye kuri babandi basa nk'abarwaye kanseri bo biragoye. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu aje muri rusange afite ikibyimba cyo mu mutwe, inshingano za mbere z'umuganga nkanjye ni ukumenya ngo nsaba sikaneri. Akenshi birangira tugeze kuri MRI kuko niyo itanga amakuru ahamye y'uko kimeze, ukareba uko kingana bitewe n'uko kingana, kuko tuvuge nka santimetero 2 ntabwo hari igihe tutazibaga, kuko hari igihe usanga ari akantu gatoya. Amafoto yariyongereye, ni ukuvuga ngo muri population muri rusange abantu bose bafotoye ntiwabura akantu buri muntu wese agendana, ariko ntabwo bivuze ko ka kantu buri muntu wese agendana gateye ibimenyetso. Hari udutoya umuntu abona ashobora gukurikirana atarinze kubaga umuntu, ariko akenshi iyo ikibyimba cyatangiye kugira nka santimetero zirenze 3 kiba cyatangiye kubangamira ubwonko. Icyo gihe ukabura kibonye. Donc ubwo misiyo ya mbere uba ufite ni ukumenya ni ubuhe bwoko. Hari amakuru menshi uba ufite iyo umaze kubona MRI, navuga ko uba ufite hafi amakuru 90% kuko ibibyimba birisa bitewe naho biri, niba ari cy'umwana niba ari cy'umuntu mukuru birisa, kandi tuzi kategori yabyo ku buryo ugenda uvuga uti 99 cyangwa na 5% navuga kizabiki, ariko wenda sinzi ubukana gifite, sibyo. Ubwo iyo umaze kukibaga ucyohereza ibyo twita pathology, baragisoma bakatubwira ubwoko bwacyo. Ibyo nibyo bituma umenya ibikurikiyeho. Ibikurikiyeho rero hari igihe iyo ari cyo kiri benign kidafite ubukana, ubwo umuntu bumukijije ukaba wamukurikirana. Iyo ari kanseri ntago biba bigarukiyeho, ubwo hari ibindi biza gukurikiraho. Tuvugana na bagenzi bacu bakora mu ishami rya kanseri, hari igihe biba ngombwa ko bagitwika cyangwa bakabaha imiti yo kunywa bitewe n'ubukana gifite. Bundi kanseri ishobora kuva akenshi 1 na 2, ntabwo ari kanseri, ariko kuva kuri 3 kugera kuri 4 akenshi ibyo byaba byabaye kanseri, ariko bitewe n'ubukana gifite na karagiteri zacyo umuntu ashobora kubaho imyaka ingahe se. Hari n'ibyo tubona ukabibona ukuntu gisa, ukabona ririya ni ya kanseri, cyane cyane bifata abantu bakuru. Aho ibyo bene ibyo muri rusange n'ubuvuzi buteye imbere nko muri Amerika na hehe, hari abana batabaho imyaka irenze 2 kubera ko nta muti wari cyangwa se urukingo. Hari ubushakashatsi bwinshi buri gukorwa kugira ngo bibe byavurwa, ariko ntago turahagera. Ibyo watanga byose ugasanga biranze, wenda umuntu yitabye Imana. Icyo gihe rero bisaba ko baganiriza ababyeyi se cyangwa umuryango ku buryo wenda mu byumva kimwe. Mukurikije wenda abantu babagana n'uburemere n'ubunini wenda bw'ibibyimba muba mubona mukwiriye kubaga ku bwonko, murabona abantu bivuza hakiri kare? Ntago navuga ngo ese bivuza hakiri kare se, hari abatinze, ariko icyiza nk'uko nagumye mbivuga ni uburyo bwatangiye kwiyongera bwo kubona ibyo bibyimba se cyangwa ubwo burwayi bundi bwafashe mu bwonko, n'uburyo wenda mu myaka 10 ishize abantu benshi ntabwo bari basobanukiwe n'ibintu byo kubaga ubwonko. Ugasanga wenda biri gukorerwa muri CHUK cyangwa muri Faisal gusa, niyo scanner cyangwa ni MRI n'imwe kuri miliyoni izo zose. Ni ukuvuga ngo hari abantu benshi bacagaho bakarinda barwara bakaremba bakarinda bitaba Imana umuntu atarigeze amenya icyo arwaye. Nubwo wenda bimwe mu bibyimba nk'uko mwabitubwiye bitaramenyekana igishobora kuba cyabitera, muri rusange nk'umuntu udukurikiye muri Menya Wirinde muri kano kanya, haba hari uburyo buke bushoboka umuntu ashobora kuba yakwirinda kugira ibibyimba mu mutwe, cyangwa akaba yanarinda umwana we kuba yagira ibibyimba byo mu mutwe? Ntabwo uko cyagufata niko cyamfata, nubwo nanjye mbivura. Mfite umwarimu wamaze imyaka myinshi ari byo abaga, nibyo byamwishe, kugira ngo mubwire ko nahatemere nagize gute umuntu wari wese cyagufata, waba uri umukire uri umukene se uri umwana ari umuntu mukuru, gishobora kugufata igihe utiteguye, igihe icyo ari cyo cyose. Gusa icyangombwa ni bya bimenyetso, tugusubira kuri bya bimenyetso. Nubona umuntu yarahindutse, ubona yahindutse mu myitwarire mu buryo budasanzwe, ibibazo byo kureba cyane nk'uko nabivuze, umuti w'amaso uroroha cyane, kunze kuba mu bimenyetso bya mbere. Ibyo bibazo byo kugagara nk'urwaye igicuri,
bibi cyane cyane bije umuntu yarakuze bitari bya bindi byatangiye umuntu ari mutoya biba bivuga ngo hari ikintu kiri mu bwonko ukabona wenda hari n'abana cyangwa pararizi yizanye gutyo cyangwa se abana ukabona ntagenda neza. Ibyo ni byo bimenyetso n'uwo mutwe udakira utavurwa n'imiti isanzwe, kuruka nta kintu wari uvuga ati ukabyuka ukaruka gutyo gusa. Mbese ibyo ni byo bimenyetso by'ingenzi, ariko malheureusement hari byinshi bishobora kuducaho bitarageza kuri ibyo bimenyetso, kuko nk'uko nabikubwiye ibyo bimenyetso bijya kuza ariko ya presiyo yatangiye kwiyongera ibyinshi muri byo. Icyiza ni uko hari byinshi bitera epilepsy cyangwa se kugagara nubwo byaba bikiri bitoya. So mbene ibyo ngibyo wenda biduha amahirwe yo ko twabimenya hakiri kare, cyangwa se iyo mitwe. Ikindi cyiza ni uko abantu muri rusange basigaye bipimisha, abantu bose bashaka guca muri scanner, ariko icyo nabakangurira ni uko guca muri scanner nk'uko nakubwiye hari ibindi bintu bigaragara bitavuze ko muri rusange ibyo bintu birwaye. Usanga abantu nyine bahangayitse ngo babonye akantu mu bwonko, nabo turabagira, umuntu araza ukamuhumuriza ukabireba neza ukamubwira ati bibaho ko kubera ko amafoto yariyongereye, ushobora gufotora ukabona akantu gatoya umuntu ashobora gukurikirana atarize kukabaga se, cyangwa bitavuze ngo ni kanseri. Dusoza rero, birashoboka ko hari udukurikiye agahita avuga ati ko nsigaye nibagirwa, ko ndwara umutwe, ko nsigaye mbona ibikezi bitewe nyine n'ibimenyetso byose twavuze hano, ugasanga wenda ahangayitse cyane, cyangwa se ugasanga hari usanzwe afite ibyo bimenyetso ariko ntabwo wenda yigeze atekereza icyo kintu. Nk'uko mwabivugaga, hari igihe ushobora gukomeza wumva cyane cyane nk'umutwe, ukanywa paracetamol, ukanywa utunini twose twakagufasha ariko ntitugufashe. Tugendeye muri ibyo byose muratanga nama ki? Inama ni ukwivuza nk'ibisanzwe, ni nk'uko wakora check up se cyangwa wajya kureba muganga, cyane cyane iyo utangiye kugira utwo tumenyetso. Nanone ntibivuze ko ugomba guhita uza i Kigali ngo uje kureba Claire. Abaganga abenshi abo duforoma bazi nko kudetekita ibyo bintu hakiri kare. Consultation iraba, hari ukuntu ureba umurwayi ukamwexamina neza, ukaba wareba hanze ya bya bimenyetso akubwira ese hari ibindi bimenyetso afite ku mubiri bishobora kuganisha ko watekereza ko hari ikintu afite. Icyo gihe umusabira iyo scanner se cyangwa iyo radio ukabireba, wasanga ari bizima ukamuhumuriza, kuko nabwo kubera ko amafoto yiyongereye tugira abo bantu benshi bagira icyo kintu nakita anxiety, nko guhora bahangayitse uti umutwe unandiye buki, ugasanga ibyabaye ahubwo icyorezo ari byo byabaye. Niba nabyumvise neza bishobora kuba uruhererekane mu muryango rimwe na rimwe, bike cyane hari bike cyane bigenda mu muryango, ariko mbene ibyo ngibyo kuko iyo ubibonye uhita ubundi ufite inshingano zo gushaka abavandimwe se cyangwa ababyeyi, nabo ukaba wabakorera iyo diagnosis. Dr. turagushimiye cyane. Murakoze cyane. Mwakoze. Yego. Ngizo rero inama tugirwa na Dr. Claire Karekezi, akaba ari umuhanga mu kubaga ubwonko. Ati ni byiza yuko wivuza hakiri kare, ariko nanone ntabwo bikwiriye yuko wahora uhangayitse, ahubwo egera abaganga bakuvure. Twumvise ko hari ibibyimba bishobora kubagwa ku bwonko umuntu agakira kandi bya burundu, kandi twumvise yuko gutinda kwivuza byongera ibyago byo kuba watinda gukira cyangwa se bikaba byatuma udakira. Twumvise ibimenyetso bitandukanye, kandi ikindi nanone mu byo twaganiriye na muganga yagize ati kuba hari utubyimba ujya ubona ku mutwe wawe aho inyuma aho ushobora kubona, ntabwo buri gihe bivuze yuko ushobora kuba ufite ibyimba mu mutwe. Noneho kimwe nuko nanone ngo hari ibibyimba byangiza igufa ku buryo ikibyimba cyo mu mutwe ushobora kubona ibimenyetso byacyo inyuma ku mutwe byose.